ngera urugo rwose ndarurambiwe siko aho kugira ngo we muri buno buzima byaro two kwipfira waje ryari naje mukanya muze no kureba n'ahantu narindi mwana wa erega ma rwose ndambiwe guhora nsanga ufite agahinda ari wowe ari papa nta n'umwe nshaka kubona sigaye numva nakipfira pe cyangwa ntashaka kandi nigiye mwana wazamukana tuvugane icara ahangaha umva mwana wa mbikubwire kandi ubyumve neza ndeba hano ntusongere na rimwe gutekereza gupfa ikindi cya kabiri ntusongere gutekereza kwiyahura icyo ni cya kabiri ikindi ndeba nta muntu uhora yishimye nta n'umuntu uhora ababaye urumva ibi ngibi byose ndabizi ko bizashira wanyumvise ndeba hano kindi ngira ngo nkubwire kandi utekereze naho ushobora kujya hari igihe wasanga ibibazo biruta ibyacu urumva ejo hawe ni heza ma ejo handi heza kuko wagira n'ibintu bigoye cyane mwishuri sinyiga ntabwo ntekereza neza ma njya kwiga nkatekereza papa yakwishe cyangwa se ngasanga nkatekereza ngo nsanze wagiye mfite ababyeyi nkamwe baticara ngo baganire ngo banyereke icyerekezo cy'ejo hazaza urumva se nagiye ejo heza gute umva mwana wa uri kunyumva papa wawe azahinduka urumva ishavu rizashira kandi nanjye agahinda kandimo kazashira urumva papa wazongera amere nka papa wawe mwiza uranyumva nareka mubwiza ukuri icyo gihe rwose papa azaba yarisubiyeho kizajya kuzagera njye narwaye kanseri y'umutima ubu se urambwira ko ari gute nakwereka papa yuko ibyemezo yafashe birimo kumbabaza nakubwiye ngo ihangane kubera ko ndagushyigiye turi kumwe nuramuka undekuye sibyo nkabona yuko nanjye ndi njyenyine nibwo agahinda gakomeza kunyica ariko nidukomeza tugafatana gutyo runana ibi bigeragezo byose turabicamo urumva wanyumvise se ntiwongere kubitekereza ahubwo ucuruka mu mutima urumva ngo tugende maze tujye kurya nicyo narinje kukubwira nta gusinzira ntaki ariko umuntu azabigenza gute ese we kuri hano mbega ibyo nabonye kwa papa muhoza nudahaguruka ngo usengere mushiki wawe ariko nawe nzira bikomeye bite umva naha Yezu na Mariya mbwira ngo ariko none uzi njye mfite urugo nka ruriya nahita ndusohokamo nkigendera reka da ko murashukana arusohoke majya hese ngambwira ubu buriyizi urumva uzamucumbikira iminsi ngahe n'amahane yawe niyiziye uragira uti twamarana iminsi ngahe ese ubundi nkubaze urashaka yuko aza hano mu rugo kwaba burundu cyangwa oya nyene wowe uko wiyizi n'amahane yawe urumva wamucumbikira iminsi ngahe ko nizi nyine uranzi ko ngira amahane ntago narenze iminsi yo ibiri sinakubwiye iminsi ibiri ubwo se yaba yahukanye cyangwa ubwo niko kumuturisha ngo umufashe uri kumuseka gusa ngiye icyo mbona yaza akamara iminsi ibiri ubundi ukamushakira ahandi hantu abagiye ko ndume ntabwo twasiga tutagafunze kareke mani n'undi mugore washizemo nataka kwihorere mani n'undi se neza ntabwo tuzagaruka ndakira n'ikinzobe nakubwiye mani ya bintu dore nushaka uzakureho gute se mani mani bari abana bafite ibigabo mani ifite ibiceri udusore ngayo bakazakuruhukira nawe uransitse mani nese ndakubwiye ko nkatorera n'utwo tuninja tuba tugaragara kuri oya mani kare none natwe tuba turenze mani nakubwiye ko ari kare nese undi kankubaze mani ntugapimishe ibintu by'ijisho mani ntabwo bigezweho oya seri usanga nahubwo weho niba ushaka afatira gusa turane twa turaduka kabone neza mwasi kazagucikaho naka kanike kuzirika bagasigaye karimo kajama kamaze ibisi kayibwirishwa ngo kajya kabyuka kumva ngo ibintu biri ukarya nimba ari ibiki wahita mwibwire kumurya neza fax ibintu sigaye mbamo jewe buri ko byutse mwana
bimaze kuba nk'inshuro eshatu nsigaye mbyuka hanyuma mwumva hano wabora arimo arandya mwana Hese wabora nyine cyangwa se nkabyuka no mu mugongo mujisho se mwana umugongo usigaye iki akanega gasigaye kikora cyo kuza ngiye iyo ndwaye nibwira me tubwira me akajya muri ugatekereza nabi bro ubwo atubona kuvuge mwizina mwana sister abajama ba ese wagira ngo ari ariko avuze ko no se nabwiye ko ese hano hari umuntu rutamanye tubwira ko ntari ujya ubyuka wumva biri kukurya ibiki kutatubwira ajya kwigira umwana mwana twebwe nyine iyo twarwaye tutubwira me kuko viwe umwinjiri uzi ngende mutse mbwiye papa wanjye ahita ambwira ngo utigana ibyandi byawe batangiye kwigira ikirara ariko se mwana mureke mbabaze tu nyine ko twize ko iyo umutipe atagiye gukura manje nyine ngo intanga zirikora tu nyine ko abatakora adakora nyine ngo arongora zisohore burazijya ntabwo baziguma mu mugongo ahubwo mureke babwire mwana ibintu n'ababebi mwana ababebi se buri kwezi subizi ko bagenda muri bya barahembwa se buri kwezi barahembwa ntabwo bahembwa mwana buri kwezi bo barazisohora basohora iki bana kuvuga ngo buri kwezi abakobwa bajya mu mihango kibivuga gutyo kumva Halo? Nuzishira uriye ko nakubona kandi twasezeranye nahageze ngewe. None ni hese ko ngiye nakubona. Mbwira. Uriye? Iyi ni kwiyo modoka y'umukara yivatirira ngaho imbere. Yes, naho ngaho. Oya ari kwihute nta kibazo. Umva shoferi. Usohotse gatoya. Sibyo? Chérie de moi. Ari unkumbuye. Umva sha. Neza. Akira sha. Shaka nujya kunywa gasoda arahirya, sibyo? Ko nyota yawe n'umuzi kweri. Nta kibazo. Ibyo byose byeriza aho ngaho ziravamo, sibyo? Kandi wihute kabisa ugere harahirya. Hari kadini ngiye kuvugana n'umukobwa tugahita tugenda. Sibyo? Sawa sawa. Neza. Azisheri biti. Ni sawa. Nanjye nukuntu ibaze. Mba numva nta mahoro mfite mu gihe cyose tutari kumwe pe. Nukuri koze. Noneho iyo bigeze nka nimugoroba ntarakuvugisha. Mba numva meze nk'inkoko yanyagiwe ndi gutitira wajya ngo ndwaye umushwiza. Shiri maze nangwe kabyo cyane. Wagireka kubeshyira umuntu mukuru ukabiharira abana nkatwe. Nyamara ibyo nkubwira nuko. Nibaze ko kuva mu gitondo nuko ngo ikiri mu mutwe ni wowe gusa mpaka kakanya tubonanye. Okay, uravuze ngo ubwo mbonye urukumbuzi rurashize. Oya, sha nyine nukwirengagizaho ukuntu, sibyo? Nukwirengagizaho ukuntu, ariko ubundi bwo rwose dutandukana bitanongera ngo kumbura wajya ngo ntitwigeze tunanabonana. Ariko none kugize ukuri urasa neza none bimwe biteye ubwo wagira ngo iyo dutandukanye hari ahantu ujye kongera ukavuka bundi bushyashya ukaza kuko none imva urasa nk'agahinja pe. Shiri maze nagana ibikabyo byawe. Ubundi se nawe mfite umuntu nyitaho nkawe koko nkabura gusa neza. Byose mbikesha wewe gashiri. Ariko reka nkubibanga. Umunsi twagiye Dubai. Uravuga ngo nsa neza. Nzavayo nsa n'umumarayika koko ndi ura umumarayika ujye mubona bavuga muri Bibiliya wo mu ijuru. Uza abantu bazajya ngo ni marayika wo mu ijuru wiziye kwisi. Kabisa. Ariko sheri. Uranyibukije. Nyambo ngiye ntago ibingi bishobora kubyumva. Simbyumvisha ukuntu wanyenda ndagiye ngura umukobwa mukuru ngurengeje imyaka 18 kumbi ni ibingi bibyawe. So ngubiyo nibeshye nka kujyana muri hotel ahantu. Abashinzwe umutekano bakaza akavuga ngo ndi kumwe n'umwana muto yatarageza ku myaka. Ntago bari kumufasha nk'umuntu wafashe umwana ku ngufu cyangwa amushukishije amafaranga. Ubu si imyaka 25 bari kunkatira nari kuzayirangiza byari. Urumva impamvu nakubwiye kuriya nukuri nuko nsigaye nkukunda. Mba numva nyine nashaka kubura mu buzima bwanjye. Ntabwo bishoboka sinshobora gukomeza gukundana n'umwana ungana nawe. Uri kubyo urajya ngo bashyire muri uwo murongo wabashuga dadi. Reka nkubwire Nyambo, njyanjye nawe ibyanjye nawe bihagararira aho ngaho. Shiri impamvu
gusobanura icyabeneye nuko nagukundaga sheri ni ukuri aho mbabarira bizashira sheri se waretse kwigira umva ndagusabye ntongere no kunkoraho uzi ko na kare wansomye umushoferi wanjye ari kundeba nkumva ngize isoni nese mbona ahantu nyine ubwana bwawe buherereye nese mbona kuri umwana mu mutwe kabisa esera dukomeze dukundane noneho kujya Dubai tubyihorere ase kubiseka sheri urumva bisekeje ahubwo se twabireka gute ahubwo sheri twitegure kino cyumweru cyo iyi weekend izadusanga mu Rwanda rwose mbabarira umva aho bera umwana rero ntuza ngo iyi weekend ntizadusange mu Rwanda nta soni ntago ngiye nshobora gukomeza gukundana n'umwana nkawe byo ntago bishoboka ibyo ngibyo byibagirwe nongere mbisubiremo ibyo ngibyo ubyibagirwe umva noneho nkwereke ndabona udashaka kunyumva ugiye gukora iki se ntabwo ubona ko ndi umuntu w'umupapa mani igihe kumbwira turi twabana ari kuvuga ko imihango kuvuga ngo iyo abakobwa bagiye mu mihango cyangwa mu ruhango oya ni mu mihango aka kajamani ibyo kari kavuze iyo umukobwa yagiye mu mihango bya buri kwezi ni nabyo biba ku bahungu uri kumva babyita kwirotera ntukajya usana wanga ibintu ngo bikundya ibiki se bikurya bimubi ariko uyu museka nawe abwira mama wawe wamwumvise umujama wako uyu mujama naranditse mani ngabwira akonumere aba ari we winigamani mwamwumvikana umumentari ariko umusaza aba ari hari ibintu byose ari sira no gukomba umuko nabire oya gusa nyine biseriye mujye mubaganiriza bakugira inama mukumva hanyuma wigendere ngeze impamvu mani nanga kubwira abantu ababyeyi nyine diro zanjye to kuko nk'iyo nconesheje umwe usanga bibwiwe ndi mani ese undi bro ubona biri ngombwa kwibwiye umuntu ikintu usanga yakibwiye abandi bya bintu uwo ni mama wundi nanjye uwo ni mama mbasa ahubwo we wakina none se wakina akantu wakazanye nta kibaba wagendanye twaje gukina none se ibintu mutangiye dufite igihe bro dufite igihe humura igihe oya wana karenza ku mata ari kumva akareka avuye gukora mano karenze wese we naburi butwiyenge wose ati ngiye ngo ngiye kujya kunywa igikoma mani no muca kandi kwinkera gakoma oya gusa ibyo ntabwo ari neza bisiri ese nkamwe mama mwansize twagendanye bemeze ibi aya niyo kugenda ariko oya agashati niko nzajya nambarana n'ayapantaro ariko akantu nibagirwa nzajya nkambarana n'ipantaro ubundi nanjye sohoke nanjye mere nk'umudamu ariko igihe nagumiriye mu rugo nanjye ubundi ngomba no kwishimirika nkanahindura n'ubuzima nk'uko kangaka njya nkambarira mu rugo nkambaje igikwembe ariko iyi kanzu nayo yitware iyi kanzu nzajya nyambara asohotse n'ubundi ndabizi yuko ari nziza nzajya asohoka nanjye ntereme pe ntereme rwose akazuba ku mpuza aramutse abyumvise akabimenya byaba ari icyaha cya kabiri naba nongereyeho ako ntihandisha nanjye ngomba kumenya uburenganzira bwanjye gusa agomba kundindiza hano cyangwa agomba kunkorera ibyo ashatse kandi nanjye ndi umudamu kandi oya nanjye ngomba kumenya uburenganzira bwanjye ndayikubitamo ndayitwara
nagize ukuntu najyaga nyambara ndi kumwe nawe kanyijyane nawe izajya imwanyibutsa. Muwiri mbese ko watinze? Uri kuganira n'abashuti bawe? mbese suzi ko ejo bundi naherekeje Karine baba yarwaye bya bindi. Ndabyibuka. Umunsi we nyine Nyambera ari kudutera igipangu cy'ukuntu nyine ngiyo wagiye mu mihango ukaribwa ngo imiti yabyo. Ngo imiti yabyo ni iyihe? Ngo ni ugukora imibonano mpuzabitsina. Ye ariko mukagira Imana, mwumva ukuntu kuko abantu babeshywa? Mwumva ukuntu abana bagwa mu mutego batabizi? Umva reka nkubwire, iyo umukobwa agiye mu mihango harimo abaribwa harimo n'abandi bataribwa kimwe n'abadamu. Urumva ni nkuko ushobora kugenda harira ku zuba umwe muri kumwe akarwara umutwe undi nawe ntawe urwaye, biterwa n'umubiri w'umuntu. Ikindi cya kabiri, iyo uribwa cyane uragenda ukajya kwa muganga ugatangira kumva inama z'abaganga, hari imiti bashobora kuguhereza, hari n'ubwo bashobora kuba bati ihangane biraza kuza gukira. Urumva icyo muganga atakubwiye, icyo mama watakwicaje ngo akubwire ngo bigenda gutya gutya mwana wanjye, uramenye ntukazajye ugifataho 100%. Urumva noneho n'ikindi, iyo ugize gutya ukabura nk'imihango kandi warakoze iyo mibonano mpuzabitsina ahubwo uba wasamye, nizo zanda rero zigize gute zitateguwe. Urumva zitateganyijwe. Muramenye ntimukazajye mwumva amabwire y'abana bababwira ibyo bishakiye cyangwa abandi bantu baba bagira ngo babagushe hehe mu mutego. Urumva nawe ugenda ujye kwiyambura hanyuma ugiye kukomeza. Naho ni mundebera umwana wanjye ibi ntarimo arabeshywa. Amambere nagiye mu butayu nkirirwa niruka ndimo ndasenga ndimo ndagira gute, umwana wanjye sinamwicaza nabwo ngo muganirize. Nukuri ko Imana biriya nukubura ubwenge n'Imana yaranasetse pe. None n'ubu musige ubuse bazamubwira ibingana gute? Ubuse ubwo niba bashobora no kuba bana mwanduza na sida nabigenza gute? Ariko waruzi n'ikindi ndaza kwicara mbitekereze.